mufashe umuntu wamugaye naramugaye. Shene. Umvase. Umujene buriya yabaza akazi ko. Oya uyise umujene ahubwo biragaragara yuko ari umuntu ufite diploma. Mureka mubeke sibyo? Genda ufatira diplome yawe. Umva? Arayifite. Ujye kwaka akazi k'ubuganga nakubita. Sibandi yayibura umuntu maze bucya yayibura. Arakubita bari kwangaza abaganga. Yagenda kumuriza abasirikare gushakamo ba. Ye mada. Mada. Iba waciye amafaranga yawe. Nose bigenda bite? Ate nayo. Iba waciye hoga. Akira. Waciye. Nose ko muri kuyama. Nyine muzane tujye kuhaha ubundi turye. Hari cyo biraba bitwara. Meze nk'uko nanjye sibama. Mukora ibi bintu. Ega natwe ntabwo tuba twishimye. Aka kaverine kari ku nzara zawe ko. Kutuguru ko hasize naho. Sindi kubona icyari igisuko kirimo inyuma none wowe waragera kungenzura mbese ngo mutwe wanjye harimo. None kwawe kureba gusa bisanzwe. Sikuri n'inzobe. Sundaya dose babiha imirimo. Bazi. Bosco Imana. Nuko igiceri cy'ijana. Niriwe. Makuru. Meze. Uri kumbona Abana. Ufite umugore, ufite umugore. Ufite umugore, ufite umugabo. Ndigenye. Nta mugore, nta mugabo. Nta bana. Uri umupfagabo, uri umupfakazi. Ntabwo wigeze nari nk'umwigera. Nta n'umuntu wigeze agutereta singa gutesha umutwe wenda uvuge ngo ni ibyo bibazo byabayeho. Baragutereza. Ngo barabanza. Bari ibyanyu bayi. Yo bose nifashiriza na ibyo bindi biri. Nishyamba igiceri cy'icumi ndakimwe. Umusore ntabwo bari kuguseka. Wenda simbizi ariko ushobora wenda se ariko se nanone harimo ikibazo. Okay. Ikibazo. Kubera ko njyewe Uriya rero uri umupaturo mwiza iyo abaga n'abandi bari guca abantu bose bakumva agahinda k'umuntu hanyuma bakanamufasha akagira ukuntu yanakwigenza mu buzima umuntu niyo atanagufasha wenda umuntu agaceceka akigenza akakugerenza ibigambo akubwira ngo babaze umutima ukomeye yakwibutsa hahise hose wari agutesha umutwe n'ukuri Imana izakongerere iguhe ijuru nanjye njya mu cyimbo cyanyu abantu mukuru kubera ko dore ikintu gihangayikishije ubu nta muntu mushoboye gukora sengo kurara hano imbeho irakwica ingo igisubizo ni yego ufite ahuba igisubizo ni oya mbonange rero ndi inkubiswi ariko uwo mutima uba ufite reba iyi mifuka ibaze ko imifuka uwaho waratabutse warashwanyutse waratatamutse ibaze imifuka imaze ukwezi nta n'igiceri cy'icumi kiyirimo. Yo nawe nubwo nta kimaze ariko nibe nawe mwa Imana iguhembe. Tujye nakubwiraga gashuha uko yabigenda kose niyo ya ngo ngwiki Namfasha namfasha mukorera Imana izabamwe yabuze umuntu ujya kumuzanira fanta reka haduye tuyacika ushaka umuntu kuzanira agafanta ngo yahitayizana asimbuka Saitu simuka kayimuzanira. Nayimuzanira nyine. Jese ndabanguka buriya ngewe nta kibazo cyanje. Mufashe nyine ujye kuyizana. None se uzana amafaranga nyine yo kuzana fanta.
Nabanguka danga kazana. Umujene mufashe wowe. Mufashe ujye usimbuke turangira nsanga. Amafaranga nyine uri kujya kujya ngo kimaze iki? Amafaranga nyine. Mufashe ujye kukamuza. Cyangwa nanjye mufashe ujye kukazana. Nimuta mwize. Uretse harakantu numvisha avuga. Uvuze gute? Uvuze gute? Kagiye nkuru n'umunwa wo kuyibara. Tubwire. Mufashe muri buryo. Uduhe tuguhe. Numvisha ibintu kivuze. Ngo tugifashe. Gerageza kumfasha kujya kumuzanira ibintu. Oya. Ngo twebwe ngo tugifashe ngo tugiye. Ngo tugiye ku mafaranga kikiura mu rugo nyine ubwo no kuyacyura. Ubusubira nayafite. Nayo mafaranga afite. Oya aravuze ngo dukorera Imana urumva na Satani ngo tumufashe tumaye ku mafaranga. Ayacu. Ayacu. Yashaka. Ushaka amafaranga yacu. Hanga numvise nabi buri. Utora gusanga naba numvise nabi akongera agasubiramo umuntu akumva. Uvuze gute? Cyangwa se mutabishaka mwigende. Ntabwo ntagenderaho. Aravuze ngo tumufashe. Gucyangwa twigendere gusa umuntu. Oya ubwo surumva agamije ngo twigendere gusa. Aravuze ngo tumufashe tumaye ku mafaranga. Umuntu bivuze ngo ni umusabirizi. Nta kantu wumvamo. Ngo ni igisabirizi. Ubwo ntabwo nakumvishe. Reba ukuntu kingana. Ari weho nawe wakagomye gusabiriza ninde? Ninjye. Ntabwo ntiza ku gakombe nanjye nsabiriza. Soso. Yo maso so. Gogo. Gogos. Glorious. Gogo. Naho usigaye urakinga cyane mwa. Umva se. Ngubwi. Ntabwo ndi kwinjira mu nzu. Nezi kuba ko wifungiranye mwa. None se waba hano ufunguye n'ibisambo bye nawe urabiyobe. Ntabwo urisambanyaga. Urisambanyaga. Nagiye Imana urisambanyaga. Nambikoraga. Abantu bisambanyaga ngo babikoraga ubumwe mu nzu. Njya wari ukoreba filime hano naho ibisambo bihabe ejo bundi kugira ngo twasize hano ahangaha gutya mu nzu. Ntabwo uri kuko ukuntu bayitwara. Umva rero ukuntu bimeze. Hari igitekerezo ngize nawe ni wumva ukuntu kimeze urumva ari ikintu cy'abantu b'abagabo. Mbonye umuntu ushaye baba we umuntu ubabaje uteye agahinda. Zerege Imana umubonye wanarira. Uzi uko murebye nkarira. None uri kugira ngo bigende bite? Nyine hari umuntu mbonye ndi gushaka kutureba niba hari ikintu twamufasha. Kuko ugize ikintu umufasha ngenda murebye mu maso ye mbona hari imiterambere. Kandi ugize ikintu umufasha wasanga nawe azatera imbere akagira ati akagaruka akagufasha. Cyangwa se akaguteza n'imbere nawe mugaterana imbere wa babiri. Cyo wa batatu. Uri kubyumva gute? Ni umuntu w'umusabirizi cyangwa wenda ntabwo azashoboye sinakubwira ngo azaduhingira sinakubwira ngo azadufasha indi mirimo sinakubwira ngo azadutekera reka ta none uri kugira ngo tumufashe iki nyine wenda tukareba niba twaza tugaya turamumenyera ibyo turiye nawe akajya ibyo niba twabonye udufaranga tukamuhaho nawe akabona utwo ngutwo nyine ibintu nk'ibyo ngibyo akaza kuba hano akareka kuba uranze burundu wanze kuvamo umugabo bugabura ko kabiri uwo muntu utazagira ikintu akora ujye kumuzana no gukora iki kandi wumva ko nabantu muri inturi ubu se weho ko nakuzanye hano utagira akazi muri buno mugi ukaza tukaba turi kubana muno ubu ngubu ntabwo ufite ububasha bwo kwishurira tugapasuramo kabiri ariko ubu dupasuramo kabiri nyine dupasura none se we kuki ukumva ko we atazagira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi urambwira ngo nta kintu yazashobora gukora nta kintu nyine ashoboye gukora none ubwo ngubwo turamuzana hano hari igihe wasanga afite ibitekerezo mufashe umuntu wamugaye naramugaye jene umvase umujene buriya yabaza akazi koko oya yusu umujene ahubwo biragaragara yuko hari umuntu ufite diplome bureka nkwereke sibyo genda ufatira diplome yawe umva arayifite ujye kwaka akazi k'ubuganga arakubita ubundi yayibura umuntu umaze gutya yayibura arakubita bari kwangaza abaganga yagenda kumuriza n'abasirikare be gushakamo abasirikare oya reka tureke no kumurangira k'ubusirikare urabona yuko ni ikintu cy'igisore nyine gitereye aho ngaho yaba dogiteri rwose mwiza ariko pana dogiteri nabwo no ku kibuga cy'indege bamwangaje ku kibuga cy'indege gushaka nibutse kandi kazi di bo diplome so yifite ndetse kutabana ubwenge bwo kuba umuntu kuba uwa mbere sibyo umuntu wagize ubwenge bwo kuza gusabeza ntabwo yabura diplome yafite n'ubwenge bwa diplome ntabwo yayibura sibyo ahubwo kwa ntuza uriya mukire migambe na yepfo wubatse irataje tumureba ari gushaka umuntu ubera umushoferi twamubona umutwara hariya nyine
bamuha akazi kana kazi bakaguha apfa kwa gusa afite diploma yiwe ubwenge bwiwe ewan akazi ari kabone muzima nakiri ikibazo afite kanga se nanone akandi gashoboka sibyo uyu mumama ntabwo yabura akazi kuba wowe ufite diploma akazi karahari akazi karahari ni kenshi cyane mu gihugu akazi karahari kuko nanjye ahubwo ntakura amaboko mu mufuka akakuza yirwa yicaye hano hoya ntumuvuge ngo kwicara igihe wasanga ari muri pause cyangwa se wenda ni kugira ngo tekinike abone nka tiki imugeza hehe mu mugwane kuko uyu nguyu no ku mugwane w'Uburayi naho bamwemera ku mugwane w'Uburayi ahubwo nta n'agapapuro mfite ambaka nimero kiwe nzo kuza kumuhuza n'abajya hanze umuntu afite telefone yayibura siki yego umuntu nasa gucya we asumuganya yabura nta telefone yabura telefone ntabwo yayibura ahubwo afite ibitekerezo bwoko ki umushonje agira ibitekerezo umuntu ashonje nagatekereza bra waruzi ko iyo maze kurya aribwo ntekereza nyine nawe namara kujya azajya atekereza kandi wavuze ko nta bitekerezo yagira umuntu ashonje nyine tuzajya tumuha ibiryo bizava he mwana wajya utuza mwana reba hari n'igihe rego umuntu agira neza nta kintu cy'inyungu ari guteganya ukavuga uti kampfe kugira neza birangire twere kuba nk'imihirimbiri twe kuba nk'abantu bigendaho bikunda ubu se umuntu nkuriya umukurikije uko wamubonye ukurikije ukuntu wamubonye wewe wabonye atababaje wabonye adateye agahinda wabonye simbe ko itari kumutunurira hano ku muhanda ikiro cy'imijonjori y'ibijumba urya urazana n'undi muntu mushyiramo natwe tudahaga kamwereke ikintu tuzakora twe tuzagabanya ibifu kuko n'ubundi njyewe ntahaga mba meze kimwe sinjya mbyibuha siniyongera none se urukumwa ngo byaba ari ibiki ihangana ku kantu tugakora singwa ihangana njye igifu cyanjye ukuzi igifu cy'inka kitagabanyuka ni nk'uko n'icyanjye kitagabanyuka gende urebe mana yanjye zirangigira nk'ubu niba zari zanze kumfasha kubera iki zise ziza kumbwira kuri iki sinzi icyo nzakora mabuja mwamfasha se umeze nkaho urasaba ufite icyo cyatuma gusaba banzu babaye da urakoze Imana iguha umugisha kandi kongerere nta kibazo ariko iyo sura ufite n'umubiri ufite ntabwo kwemera gusaba ubitekerezeho mwamfasha bose wamfasha ubu nzajya bagenda bafatiranye nuko yimire nuko asa nuko ngana babihuze no kumwimaho kugira banamuhe barinarenze bamubwira amagambo mabi namfasha unameze nawe urukunjana ndavurwa umuhungu njyewe ngende reka nkusaba akantu nubona atari ngombwa ko twamufasha turabyihorera ariko nubona byari ngombwa umbwire tubikora nta nubwo nshaka kumubona bazaja naba mu gipasu cyanjye nawe uri mu gipasu cyawe ariko ushaka kumva neza ibyo byose naracyo mvanye bafite imari nini mu nzu zabo impamvu narabyambeye nayitekereje ko baba bafite imari nini cyane mu mazu yabo kumureba bafata ducika ubundi bw'umu batatwiba nyuma y'iminota ingahe urabona muza kandi nawe urabishima reka nca tujane kumureba tujane he kumureba uri kujyanga imari zo zirya wenyine wumve kandi utangiye kubarira mu mari ubwo se ubu ugeze mu mari gute none usigaye no gukura turajana ndakubaganira tumbi ariko singo ariko tugira ikibazo wumva utujije singo kavu nyine wihanga uyu muntu nkanyaneye impuhwe umuze
reka tumwifashirize agatebe kari yenda muzana agataburete kamwe gaciyemo kamwe kavuye ibuguru none se ibyo mfite ikibazo aho wari ufite ahandi hantu ujya utaha twihanganire natwe nta bintu nyine bindi bihari bigize ariko uko biri tubaho sibyo ntabwo tujya tuburara ntabwo tubwirirwa ntabwo tujya nabi sibyo nta bintu nyine by'ingorane tubanaga n'akandi kana kamwe gatoya kari mu nzu nyine kari kuba ariko inzu yo nini inzu yo nini ibaba ari ibyumba byinshi ibyumba byinshi mu buryo bwo kutabaza ushaka kurara ukirarira cyangwa washaka gutaha niba ufite ahantu utaha ukitahira nta kibazo ariko wumva utuje nubwo narakubonye nkubonamo mu ishusho y'abantu bo mu miryango yacu bagiye nabuze ndavuga nti wenda kagendere niba twakibera inshuti singo kugenda mu nzu shira ibijumba ku gasahane uzane n'inuze no kuri za sombe nubwo ari ibyo ntacyo turaba turavuga simbu oya wibyigora byereka neza ubuheruka kuramo utari si kureba ukuntu iminwa zawe zumagaye we nyine wikwigora ntabwo nanze gusangira namwe reka mutume ikiro cy'amaguru y'inkoko hariya muri alimentation ubundi aze turye dusangire si mufite firigo se ku buryo nyine twakuramo nk'agafanta tukanywa nyine tukishima tugasangira twerekana dore ikibazo rero dore ubu ngubu nyine umubwire wowe reka nze mbereke nyine reka tumutume ikiro cy'amaguru y'inkoko rero ugiye kugorana ubu ugiye gutuma umuntu ajya mu madeni ugiye gutuma umuntu aguta ugiye gutuma umuntu yikokora kandi ari ukuvuga ngo si mufite gaze uburyo barabizana tugahita wenda ashyira iki gihumbi ni icyo cy'inyanya ibirungo turi bushyire muri izo nkoko hanyuma mufite firigo dushaka gukonjesha ibintu rero bya firigo ni iby'abanyamujyi shyiraga mu mazi hanyuma igice cy'udupeti cyangwa se niba mutanywa inzoga babavangire sibyo ibyo bindi babitumye wewe mureke kurwana ninjye watumye ariko twese turagenda uvuze ngo inkoko ikiro cy'amaguru y'inkoko n'igice cya peti cy'udupeti hanyuma niba mutanywa inzoga babavangire noneho ubundi muzane dushyire muri firigo duteke turye n'ay'ibirungo nayashyizeho ntabwo nanze ko tudasangira ndi kugira dusangire nabonye inshuti nziza nyine nungutse umuryango muri make sibyo zana ko gapaniye kajya guhaha ngaranguka ye mada iba wakiriye amafaranga yawe nose bigenze bite nayo iba wakiriyeho gana washyikiye nose ko muri kuyampa nyine muzane tugiye guhaha ubundi turye hari icyo biba bitwara meze nk'uko nanjye sibampa wenda njye mfite n'indi mpano utaruzi nk'uko wenda ntashatse kubikwereka reba amano yanjye yagize ute yarakonca gutya bigeze uko nkajya mbisobeka n'amaboko ndayifite mpitaga ngira gutya nkagenda gutya uko ntibaduha nkagenda ndagenda gutya gusa natwe tugiye gusabiriza si baduha ntabwo ari byiza ko mukora ibi bintu ega natwe ntabwo tuba twishimye aka kaverine kari ku nzara zawe ko kutuguru ko hasize naho sindi kubona icyo ari igisuko kirimo inyuma none ubu waragera kungenzura mbese mu mutwe wanjye ahantu hose nyine kwawe kureba gusa bisanzwe kuri n'inzobe
Ewewe nkatunuka nkakora ikiyede nkikorera amabuye n'amatafari nkajya ku bikarayi nkajya ku ihene nkaba ntafite n'urwara n'icyo kwicinya gutya cyo kwicinya ngo wenda mvuge ngo ndagira akababura mu nzu ducana ku nkwi si waje ukatubaza gaze ibyo bintu byo muri firigo nje sinkwaga ji si waje ukatubwira amafanta aritwe tuvundika kukurusha tubaza amagaze n'amafirigo n'amafirigo twirirwa ku kiyede usuri kuvuga ku ry'inkoko aho abapeti kuri mu mutwe kandi mukuru muri komite imbesire none watwinjiza umushinga